twihuse rero isomo rya kabiri naryo ni isomo ry'ingenzi cyane kuri twebwe bavandimwe Islam. Bismillahir Rahmanir Rahim. Sheikh yaravuze umwanditsi w'igitabo isomo rya kabiri ngo min ashirki lubsi alhalqati walkhayti walaswirati. Alaikum salam wa barakatuh. Ngo mu byukuri muri shirki abantu bagomba kwirinda ngo harimo kwambara ibikomo, harimo kwambara ibikomo, yaba ibikomo bikozwe mu ndodo cyangwa se mu myenda, n'ibikomo bikozwe mu byuma no mu miringa n'ibindi, liraf'il marad, kugira ngo umuntu bimuvure ubudwayi runaka cyangwa se bimukurireho ubudwayi runaka cyangwa se bimurinde ubudwayi runaka, au daf'il ayn, cyangwa se bimurinde ikijisho. Abavandimwe Islam, iri somo ni isomo rikomeye cyane, aho usanga bamwe mu bayisilamu babayeho cyangwa se iki kintu bakigwamo. Aho ushobora gusanga umuntu yambaye akantu afite imyemerere yuko mu gihe akambaye igikomo cyangwa se akadodo, afite imyemerere ngo uwakamuhaye, turikumvikana, uwakamuhaye ngo yamubwiye ko bizamurinda uburwayi cyangwa se uburwayi afite azakira, cyangwa se uwamutera ikijisho kitazamufata. Nk'uko hari abatwambara kugira ngo tubazanire amahirwe mu buzima. Ibi byose mujya mubibona mu bayisilamu, ugasanga umuyisilamu yambaye akantu cyangwa se yambaye igikomo, turanibona mu masomo ari imbere, cyangwa se akaba yagira ibyo kwambara ibyo bita amahirizi, turabibona mu masomo rirakurikiraho. Rero kwambara kiriya gikomo, bavandimwe b'Abayisilamu, kwambara kiriya gikomo ni ibintu bigaragaza ko umuntu tawhidi idahari, cyangwa se n'ibihari irajegajega bitewe n'imyemerere afite kuri kiriya gikomo. Kubera ko ukiza indwara ni Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala yagaragaje yuko Allah subhanahu wa ta'ala gupangiye ko ikibi kikugeraho, indwara ikakugeraho, ubukene bukakugeraho, ibibazo bikakugeraho, nta wabigukuriraho usibye nde? Allah subhanahu wa ta'ala. Igihe rero icyo ari cyo cyose umuntu ashobora kwambara kiriya gikomo, cyangwa se akambara ruriya rudodo, cyangwa se akambara ishene, cyangwa se akagira ikindi amanika akakizeraho, gishobora kuba hari icyo cyamukiza, cyangwa se hari icyo cyamuzanira, gishobora kumuzanira abakiriya, gishobora kumwongerera amahirwe mu byo akora. Ibyo ngibyo umuntu batangiye kwerekeza hehe? Mu bushirikina. Sheikh yaravuze ngo yalbisu ba'du an-nasi khuyutan fi aydihim, ngo abantu benshi usanga bafite indodo mu maboko yabo, cyangwa se bambaye indodo ku biganza cyangwa se ku maboko yabo. Bashobora kwambara indodo cyangwa se ibikomo by'imiringa, cyangwa se ari n'ababyambika utwana dutoya. Usanga umuntu abyaye akana bakagakorera akantu ko kwambara mu mayunguyungu ngo kano kana ngo kazakura neza, ngo kano kana kano kadodo kambaye mu mayunguyungu gatuma katadwara, ngo hari uburwayi ngo bwaje ngo y'abagore bari mu mihango bagaterura umwana muri buno buryo, ngo umwana agashobora kudwara, ngo sinzi ngo kano kantu ngo uno mwana yambaye ngo kano gahembe ngo gakiza ngo icyo mu mutwe. Bavandimwe b'Abayisilamu, uzasanga abantu benshi, niyo turi kuvuga aya masomo, ni amasomo y'ingenzi cyane, ni amasomo y'ingenzi cyane buri muyisilamu aho ava akagera agomba gukurikira, kuko usanga abantu bagwa muri shiriki batabizi. Ibi nk'uko twabibonye bavandimwe b'Abayisilamu, bishobora gutuma umuntu akora shiriki nini cyangwa se akora shiriki ntoya bitewe n'imyemerere ye kuri icyo ngicyo.
Sheikh aravuga ati abantu bashobora kubyambara mu maboko yabo cyangwa se bakabyambika abana babo, au yualliqunaha fi riqabihim, cyangwa se bakabyambara mu majosi yabo, bakambara amasheni, bakambara utuntu tw'utu tumeze nk'uduhembe. Abandi bambara utuntu tumeze nk'uduhembe, cyangwa se bagakata ku gahembe bakakavugiraho amagambo bakagahereza umuntu, cyangwa bagakata agahu. Umuntu ugasanga yambaye agahu yahawe na sekuru, yahawe na nyirakuru, agafitiye icyizere, agafitiye kumva ko ntacyo yaba kurusha uko yabigirira nde Allah subhanahu wa ta'ala. Ibi ngibi bavandimwe b'Islam ubisanga muri bamwe mu bayisilamu. Turashimira Allah subhanahu wa ta'ala, niba twebwe inahangahi wacu tutabibona cyane, hari abantu bari mu bihugu usanga kabisa imyemerere yabo iri muri bino bintu. Ibyo bintu byose bavandimwe b'Islam ni iki? Ni ubushirikina. None yaravuze ngo au yad'una ma yusamma al-ayn az-zarqa ala sayaratihim lilman'i min al-ayn za'amu. Ngo hari igihe usanga mu mamodoka yabo barashizemo ibintu bimeze nk'ibirango, akaba yafata hari esinye cyangwa se ikirango kimeze nk'ijisho, ijisho ry'ubururu. Muzabona hari ibirango bimeze nk'amaso, nk'amapiramide, n'abandi bakunda kuvuga ngo wenda ngo ni ibirango bya Illuminati, ngo ni ibirango by'iki mu amaso. Akaba yagishira mu modoka, akagashira mu modoka. Wa ba'duhum yu'allaqu hizaan. None hari n'abandi bafite udukweto dutoya, akabiri twakora icyo bavandimwe b'Islam bamanika mu ngo zabo, cyangwa se mu mamodoka yabo, cyangwa se aho bacururiza mu maduka yabo, mu resitora yabo, bakatumanikamo. Noneho imitima yabo iri kurehareha kuri turiya tuntu bamanitse mu ngo zabo, mu mamodoka yabo, mu maresitora yabo, mu mabotike, mu mashops yabo, mu masoko yabo. Imitima yabo iri kurehareha yuko bishobora kubazanira ibyiza cyangwa se bikabakiza ibibi. Ibi ngibi bikunda no gukorwa n'abantu bakunda kujya mu bapfumu. Ngo kano kantu kabisa ngo ujye ukifashisha ukazagufasha, ngo kanasiri kubwa sana. Ibi ngibi bavandimwe b'Islam wasanga byagwishije abantu muri shiriki ntoya cyangwa se shiriki nini. Wa ba'duhum yad'u ala babin baitihi suwar aqarib. Ngo hari n'abafata bamwe mu bantu bagashira ku miryango yabo aho winjirira, bakaba bahashira nk'akabumbano cyangwa se agashusho kaza scorpio cyangwa inzoka cyangwa intare cyangwa se ingwe cyangwa se uruziramire cyangwa se ikindi gikoko, au salahif, cyangwa bagashiraho utunyamasyo, cyangwa bagashiraho ingona, bagashiraho ibikoko bitandukanye, ila ashiya'in ukhra, n'ibindi bikoko cyangwa se n'ibindi bimenyetso. Yadhunnuna annaha tahfadhuhum min ash-shayatin, bavuga yuko ngo ibingibi barinda amashitani, cyangwa se bakabyambika abana. Ukinjira ahantu ugasanga hari icyapa, tuzanareba biriya bintu. Hari n'abashiraho aya za Qur'an, aya za Qur'an, nabo bakazishiraho. Ibi byose bavandimwe b'Islam ko turi bibone, ntabwo ari ibintu byemewe ku muntu ufite tawhid. Iyo umuntu afite tawhid, umutima we direct ubukorana na Allah subhanahu wa ta'ala, uburinzi bwe direct ababutegereje kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ibyiza bwe direct ababitegereje kwa Allah subhanahu wa ta'ala, atabitegereje ku bantu cyangwa se ku kindi icyo ari cyo cyose. Au tamna anhum al-ayn wa nahwi dhalik, cyangwa se bakavuga ngo ibi ngibi biturinda abantu bafite ibijisho bibi kuba batureba bakagira ibyo batwangiriza. Wa ba'd ash-shabab yalbisuna aswirata yaz'umuna annaha tu'tihim at-taqa wa nashatan. Hari n'abasore usanga hari ibikomo bambara, biri bikomo munyamubizi,
abenshi bakunda kubyambara ibikomo by'imiringa, bakunda kuba bafite ibikomo ari iby'imiringa. Usanga umuntu n'umusore n'urubyiruko akaba afite igikomo nka kiriya, avuga yuko ngo bibahereza imbaraga, bibahesha imbaraga, cyangwa se ngo hari indwara n'umurozi ashobora kumuterereza. Yajya ahantu hari n'abantu bagira mu miryango yabo, yaba agiye ahantu agiye gusohoka n'ababyeyi bakamubwira ngo ntibagirwe ka kantu, ngo iriya hantu ngo ugiye ngo ni mu gace k'iki k'abarozi, ariko ngo iyo ukambaye nta burozi bwakora iki bwagufata. Ibi byose rero abantu babigenderamo bari muri buno buryo twabibonye. Ushobora gusanga ari umuyisilamu ku izina, ushobora gusanga ari umuyisilamu kwa gatanu asari, ushobora gusanga ari umuyisilamu afunga, ariko twabonye aya wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun. Abantu benshi ushobora kubitiranya uzi ngo bafite imani, ngo bafite kwemera ngo n'abayisilamu beza, kumba ari abashirikire. N'indi aya ikavuga iti muzagumya kugerageza, yabyiraga mutume, uzagumya kugerageza wigisha abantu, ariko abantu ibintu by'ubushirikina barabyihutira cyane. Muri Abayisilamu urabona hanga turi kwiga tawhid rero kuntu tungana, urabona ko tungana umubare wacu, ariko tuza kuba iyo haza kuba ari nk'umushekhe uje mu buryo bwa shirki, akaza akavuga ati ngiye nkora rukiya, iyo nsomye mu mazi nkayabaha abantu bahita bakira, mimi na dua zangu za siri, sisi tumesoma ilmu dunia bana, ko twize ya ilmu ya indi ya kidunia. Iyo aje umushehe uvuga gutyo usanga abantu bamuzuyeho, abagore buzuye, n'abana babazanye, abadwayi. Abesha uvura utanga umuti ni Allah subhanahu wa ta'ala, kandi Allah subhanahu wa ta'ala agukiza bishingiwe ku buryo umusaba uri kumwambaza, akagukiza ku bushake bwe, ntagukiza ngo hari umuntu ngo waje. Niyo musanga abantu bigisha tawhid muri buno buryo nta muntu ubitayeho, n'amasomo nk'aya ngaya nta muntu ubitayeho, ariko haje umuntu akavuga ati niyo yazana mu musigiti. Ayo nayo mpamvu Masihi Dajjal umunsi yaje azatwara benshi, abantu bazigendera. Umuntu aje akavuga ati njyewe ndavura ndi hatari, abantu baza akabarya amafaranga ntanabavure, bakamuzanira n'ibiryo n'amahene kandi ntihagire n'igikorwa. Ariko umuntu wa tawhidi abantu bababona ariko batakariza umwanya bavandimwe b'Islam, ko ari kubaganisha muri aljanna, ko ari kubakundisha Allah. Ariko kubera ko Allah subhanahu wa ta'ala yavuze yuko abantu bakunda ibintu byihuse, abantu bakunda al-ajila, bakunda ibintu bari byihuse, bahita babona. Umuntu aje akavuga ati kabisa bano bantu bose buzuye hano mwajya kubona mukabona umusigiti ntabwo twabona hano tubashira. Umushaje akavuga ati we ngazinga ngo rukiya, ngari gusomera mu mazi, ngo amafaranga, ngo abantu babuze ngo urubyaro, ngo abantu ngo babuze ngo sinzi ngo ngakazi, ngo abantu bafite ibibazo ngo by'uburwayi baheranye nabo, ngo we ngarebaho, ngo abantu ngo sinzi ngo babuze imbaraga zo kuryamana n'abagore, ngo hari amazi ye ngo umuntu anywa, ngo abantu yani murakaza akavuga uburwayi, ngo amahirwe, ngo abantu batakaje ibintu, ngo abantu bibwe, ngo biragaruka. Aba badokiteri uzabasanga no mu bindi bihugu, hari aho usanga n'ipankarite byabo babitangaza, ipankarite byabo bakabitangaza bakabimanika, ngo dogiteri runaka nimero ye ni ngiyi, ngo abantu abagore n'abagabo ingo zanze, ngarongera akabitunganya. Usanga abantu nk'aba ngaba bahamagadwa, telefone zabo ziba ziri busy, kandi abantu bazi ko babeshya. Nuko kubyira ati bana ngiye no gushakisha amafaranga. Abantu bo muri bise bataye umutwe, nta imani zishikamye bafite, muri twirira amafaranga yabo. Ariko abantu ba tawhidi abantu kubitaba ugasanga biba bigoranye. Ariko ibi byose bavandimwe b'Islam no kugira ngo ejo Allah subhanahu wa ta'ala ku munsi w'imperuka najya gutanga ijuru azaritange hari abo yakoresheje. Avuga ati simwumvishe abantu runaka, simwumvishe bavuga ubutumwa runaka, sibabyiraga tawhid, sibabigishije, ntimwabirengagije, ntibabagezeho. Ibi rero bavandimwe b'Islam tugomba kubiha agaciro. Ariko ibi ngibi turi kwiga aha ngaha muri aya masaha birazwi yuko nushaka kurya amafaranga y'abantu, aba bantu barakize. Muzajya mwumva n'abapasiteri bakomeye, nanga Uganda murabazi, abapasiteri bakomeye
abo bitwa ni bari bakakande ni bari bande bakakande babugingo bande. Mbese uyu muntu yashaya gukira nukubyira abantu ati ngewe ndabasengera muhite mubona amafaranga, ndabasengera muhite mukira, ndabasengera muhite abingo zananiranye, ndabasengera babuze ubwenge mu mashuri. Byose byo kubesha, nta kindi abantu bagamije usibye kwigira ibigirwamana. Nta kindi abantu bagamije usibye kwigira ibigirwamana. Niyo mpamvu rero abantu bakora da'wa, kubera ko abantu bari kugenda bava mu idini, abakobwa bakisilamu, abagore bakisilamu, abasore bakisilamu, kumva ngo umuntu agiye mu byumba by'amasengesho kandi rimwe na rimwe akabijyamo anasari, kubera ibyo byose by'iki bya duniya. Allah subhanahu wa ta'ala abiturinde, aturinde gukunda ibi bishuko by'isi y'akanya gatoya. Allah subhanahu wa ta'ala yatubujije yuko isi yari kudutwara na shaitani yari kudutwara. Ubwo rero ibyo bintu abantu bagenda bamanika bavuga yuko ngo birabarinda cyangwa se ngo bibazanira ibyiza, ibyo byose biragwisha muri shirki, cyangwa se umuntu akambara icyo gikomo avuga ngo kimuhereza imbaraga. Wa hadha kulluhu min da'fi al-iman billahi wa da'fi tawakkul alayhi. Ibi byose bavandimwe b'Abayisilamu ngo nibigaragaza uburyo abantu bafite imani yo hasi ya da'if, isa nk'idahari, bikagaragaza abantu uburyo biringira Allah subhanahu wa ta'ala ko biri hasi. Wa huwa amalun muharram wa shirkun billahi, nas'alu Allah al-afiyata. Ngo mu byukuri ibingibi ni ibikorwa bya haramu, ni n'ibikorwa bya shirki. Mudusabe Allah subhanahu wa ta'ala aduhereze kugira imani no kugira ubuzima bwiza budashingiye kuri shirki. Wa hal yadhunnu man lahu maskatu min aql anna hadhihi at-tawafiha tahfadhuhu min al-ayn wal-mas من العين والمس وما إلى ذلك أو تمنعه طاقة. ese umuntu ufite ubwenge bavandimwe b'Abayisilamu utekereza neza, ufite akantu gato k'ubwenge, akeka yuko ibintu by'imikino ngo agahungura akazirika mu gatuza, ngo igikomo ngo uracyambara, akeka yuko hari icyo byamufasha mu kumurinda ibyo bijisho, cyangwa se kumurinda amashitani, cyangwa se kumuzanira ibyiza n'ibindi nk'ibyo ngibyo, cyangwa se ko byamuhereza imbaraga. Basilamu ariko uzasanga abantu benshi iyi myizerere bayifite, bigaragaza ubwenge bwabo bukeya na imani yabo nkeya. Lakinaha rawasibu jahiliyati tanaqaluha annasu yajibu an tazula. Ngibi ngibi bavandimwe b'Abayisilamu ni ibisigisigi by'ibitekerezo by'ubujiji abantu bagenda bahererekanya. Umuntu akaza akavuga ati mwe muraryamye ahangaha, ati nge narakize meze neza muri Kampala, meze neza hehe, ati ngewe meze neza, atari umuntu twahuye tumaze guhura ebana bicamo, atari akantu yampaye, nsigaye njya za Dubai. Umuntu nawe akavuga ati ariko nanjye wambwira abantu, ati uyu muntu ari Tanzania, ati ndaguha nimero. Ugasanga abantu babayeho muri ibi ngibi kandi ari ibintu by'ubwesikoro. Niba ari na riziki ari kubona, ni gutyo Allah subhanahu wa ta'ala yari yarayimwandikiye. Abantu rero usanga bagenda bahererekanya amakuru yo kubeshya n'amakuru yo kubagerageza imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala. Imbere Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akabagerageza bagahora muri iyo myemerere idahwitse. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala yaravuze ngo qul afara'aytum ma تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره. آية ابنك من سورة الزمر آية من نمنان. الله سبحانه وتعالى رفضتي ese murareba mukabona ibyo musaba mu cyimbo cya Allah subhanahu wa ta'ala, igihe Allah subhanahu wa ta'ala yabashaka kubandikira cyangwa se kubagezaho ikibi, hari uwakuraho ikibi cyashyizweho na Allah subhanahu wa ta'ala?
bano Islam sinzi niba muri kureba ingaruka z'ubushirikina. Niba umuntu yemera ko icyo ari cyo cyose kizana na Allah subhanahu wa ta'ala, Allah aramutse yanditse ubudwayi akabigushiriraho, ninde wundi waza kubikuraho? Iyo abantu rero bemeye ko Allah subhanahu wa ta'ala ariwe wazana ikibi, inzara, kudacuruza neza, kubura urubyaro n'ibindi bibi abantu bisanga mu buzima bwa buri munsi, niba Allah subhanahu wa ta'ala ashobora kubizana, ubwo ninde wundi wabikuraho? Ni Allah subhanahu wa ta'ala. Igihe rero wakwishiramo ibyiyumviro cyangwa se ibyizere bivuga ngo hari undi najya kureba akagira ibyampa bitari Allah subhanahu wa ta'ala, ubwo ngubwo aba ari ubwenge buke bavandimwe wa Islam. فالذين يعلقون هذه الأشياء هم في الحقيقة يطلبون منها ما لا تملك ولا تخلق. mu by'ukuri abantu bambara utu tugozi, bakambara utu duhwa, bakambara utu duhembe, bakambara utu duhu, bakambara utu tubabi, bakambara utwo abantu batongereyeho, ibingi bavandimwe b'Abayisilamu bajya bamenya yuko ibyo ntacyo bifite byimariye, nta nicyo byamarira abandi, nta nicyo byarema. Uwaremye Allah subhanahu wa ta'ala niwe utunze icyo ari cyo cyose, ni nawe tugomba gusaba subhanahu wa ta'ala. Wayatrukuna man yamliku nafa'a wa dar wa huwa Allahu ta'ala. Noneho ugasanga abantu baretse Allah ufite icyo abamariye, ufite icyo yabatwara, bakagenda bagahugira mu kurindagira bari mu bantu cyangwa se mu bintu, mu tubaho, mu tuntu twabajwe ngo nitwo twagira icyo tubamarira. Bavandimwe b'Abayisilamu, sinzi niba muri kureba, umuntu ashobora kuvuga ati ariko njye ntabwo biriya bintu njye mbyemera. Niko abantu benshi bakunda kuvuga, abantu bajya mu bushirikina baravuga ati njye kariya gahu, kariya ariya moya, ariya buriya bintu njye nambara, ntabwo njye nizera Imana, buriya gusa ni impamvu, kariya ni akantu muzehe yadusigiye, biriya ni ibanga rya muzehe, ako njye nemera Imana, njye ndasenga, biriya ni impamvu. Ibi byose turavuga ngo ibi byose birakugusha muri shirki, kubera ko uri kugira impamvu icyo Allah subhanahu wa ta'ala atagize impamvu. Ntabwo Allah subhanahu wa ta'ala yakubwiye ngo ushaka amafunguro ngo uzambare ngagahu mu ijosi. Ntabwo Allah subhanahu wa ta'ala yakubwiye ngo ushaka ko iduka ryawe rizamo abakiriya ngo uzamanikemo agakweto mindani, cyangwa se ngo uzambare ihirizi. Ntabwo Allah yavuze ngo umwana kugira ngo akure neza ngo uzamwambike akadodo hehe mu mayunguyungu. Ibi ngibi uri kugira impamvu ibyo Allah subhanahu wa ta'ala atagize impamvu. Ni ibintu bizwi ari impamvu koko iyo umuntu yarwaye umuti n'uyu, bikaba bizwi ko ari paracetamol, ni umuti w'umutwe, sawa, nta kibazo yinywe. Umwana niba yarwaye ikironda tumbu, hari umuti bajya guca bakamwina bikarangira. Umwana niba yarwaye icyo mu mutwe, hari umuti bagenda bakamuha. Hari ifu basigaho icyo mu mutwe, bizwi bidafite aho bihurira na shirki, bidafite aho bihurira n'imitongero. Ibi ngibi byakorwa, ariko ibintu bavandimwe b'Abayisilamu bitazwi, bitagizwe impamvu, Allah subhanahu wa ta'ala atagize impamvu, cyangwa se tajuruba, abaganga babyemeze yuko uwo ni umuti wakozwe wizewe, icyo ni igiti Allah yaremye kivura amibe, kivura iki, ibyo ngibyo nta kibazo, ibyo ngibyo nta kibazo bavandimwe b'Abayisilamu. Ikibazo kiri he ni ukujya gukoreshwa ibintu bitavuzwe. Ubu wambye ni gute agakweto kazana abakiriya muri resitora, agakweto cyangwa agati umanitse hari, ibi nta muntu wigeze ubyemera, kuko ari gutyo bimeze, abantu bose baba barakize. Uramanika akantu hari abantu amafaranga yaraza guteze. Ibyo ngibyo ni uguta ubwenge bavandimwe b'Abayisilamu. Icyo bikorera ba nyirabyo ni ukubagwisha hehe muri shirki. Ntabwo byemewe kugira impamvu icyo Allah subhanahu wa ta'ala atagize icyo atagize impamvu. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال ما هذه؟ قال من الوهنة. فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت
wahiya alayka ma aflahta abada. Ngo intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam kuri hadisi kwa Imam Ahmad, ngo yabonye umugabo noneho ku kuboko kwe yambaye igikomo cy'umuringa, yari yambaye igikomo cy'umuringa. None aramubaza ati iki gikomo ni iki cyo cyambariye iki? Qala min alwahinati. Uriya mugabo aravuga ati kino gikomo nacyambaye kugira ngo kimfashe ku ndwara yo kubura intege mu mubiri. Kuvuga ngo imitsi n'inyama z'umubiri hari indwara mu Cyongereza menya bashobora kuba bayita myasthenia gravis. Iyo ndwara ishobora kuba izana rizati zo kuba umuntu yakwisanga yabaye paralize, umuntu gutakaza intege mu mitsi no mu ngingo n'inyama zikabura imbaraga ku buryo byashira umuntu kuba paralize. Ngo uyu mugabo yari yambaye kino gikomo kugira ngo kimurinde iyo ndwara. None umutumwa aramubwira ati inzi'aha, icyo gikomo kivanemo, gikuremo kijugunye. Fa innaha la taziduka illa wahnan, ngo nta kindi cyakongerera usibye kubura imbaraga no kudwara izo ndwara zo kubura imbaraga. Ngo fa innaka law mitta wa hiya alayka, uramutse upfuye icyo gikomo cyambaye, ma aflahta abada, ntabwo wazigera winjira mu ijuru na rimwe. Kuvuga ngo byumvikane bavandimwe Islam, abantu bambara bino bikomo, abantu bambara utu tuntu by'imiringa ngo birabarinda, ngo bituma batadwara. Ibi ngibi bituma ahubwo badwara cyane, ibituma badwara cyane. Niyo mpamvu abantu usanga bagendera mu bintu by'amajini, mu bintu by'imyizerere y'ubushirikina. Usanga ari abantu bahangayitse, nta imani zishikamye bagira, agakomye kose bahita bavuga ati ngo barandoze, yarwara malaria ngo barandoze, umuntu yakwicwa na diabete ati baramuroze. Mbese bahora bahangayitse. Umuntu yakwica, umuntu baramuzi ko arwaye umutima, waramuzahaje imyaka myinshi 20 awurwaye, yapfa ngo bamuroze. Kubera iki? Bo ntabwo bemera ko Imana yica, ntabwo bemera ko Imana ari igena urupfu. Barangiritse mu mitima yabo, Niyo mpamvu intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam amubwiye ati icyo gikomo kivanemo, kubera ko uramutse ugipfanye ntabwo wazigera wishima na rimwe. Fahadha ar-rajul allaqa fi yadihi halqatan min sufr. Ngo uyu mugabo yambaye iki gikomo cyo muringa, mu bwoko bw'umuringa. Wa huwa na'u min al-ma'adin yuridu an tarfa hadhihi al-halqa maradan yuqalu lahu al-wahina, washakaga ko cyamukuriraho buriya burwayi. فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم وحذره أنه لا يفلح لو مات وهي عليه، فدل على تحريم هذا الفعل. إذن إيمان الحمد لله كيفانيمو ninakora tugomba kugenza abavandimwe b'Islam. Nibonye umuntu ari mu bikorwa by'ubushirikina, ukabona umuntu imyemerere yo gushirikina, ukabona umuntu ibitekerezo bye n'iby'ubushirikina, uwo nguwo icyo ugomba gukora ni ukumwegera ukamugira inama mu buryo bwiza ko byatukoramo icyo kintu, kuko mutume yabikoze. Koramo icyo kintu nta kindi cyakumarira usibye kukwangiriza umutima no kugutesha umutwe no kukuvaniraho ugukomera kwawe kwa tawhid. Ibavandimwe b'Islam rero ko twabibonye, umuntu aramutse abyemeye ko byo ubwabyo byamukuriraho ikibi kamuha icyiza, abaguye muri shirki nkuru ikuraho ya tawhid. Ariko yaramutse avuze ngo ni impamvu abaguye muri shiriki ntoya, tutangira twabyize, abaguye muri shiriki ntoya yavuze ngo ni impamvu. Ariko no kuba muri shiriki ntoya ni haramu, ikintu cyaha gikomeye cyane, byose abagomba kubyirinda, yaba kugira imyemerere yuko hari icyo byakora cyo ubwacyo, cyangwa se kuba byaba impamvu. Twabibonye ni gute kwambara bino bintu byagwisha umuntu muri shiriki. Naam, birashoboka
هل تعليق هذه الأشياء من الشرك؟ يسكو أمبرا بينو بنت مريبنا برجون الشرك. نعم، إن اعتقدها أنها تستقل بنفع أو دفع ضر أو دفع ضر من دون الله، فهذا من الشرك الأكبر المخرج من ملة الإسلام. umuntu aramutse agize imyemerere yuko kiriya kintu ubwacyo cyamukuriraho ikibi kikamuzanira icyiza, uwo nguwo abaguye muri shiriki nkuru imuvana mu Islam. Ubwo abantu bose bambara biriya bikomo bakabyizera bakabigenderaho, bakamanika turiya dukweto cyangwa se akamanika umutwe w'agakoko kishwe, uzakamanike hariya ngo kazakuzanira ibikaza. Ibyo ngibyo afite imyemerere ko ibyo ngibyo bikora ko ubwabyo, ibi ngibi bimukora mu Islam. Ariyo mpamvu abandi b'Islam ibi bintu tugerageze tubyigisha abacu. Abantu bazaramuka bapfuye gutya muri ubu buryo bafite ibibazo bikomeye cyane imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala. وإن لم يعتقد ذلك لكنه ظن أنها سبب في نفع ودفع ضر، فهذا من شرك الأصغر، فهذا من الشرك الأصغر. ariko umuntu aramutse avuze ngo ni impamvu, ibyo ngibyo bimugurisha muri shirki ntoya. wa shirku al-asghar a'zam min al-kaba'ir, kandi twabonye yuko shirki ntoya irakomeye kurusha ibyaha bikomakomeye birimo nko kwica, riba, zina n'ibindi. Shirki ntoya nayo ibikomeye kurusha ibyo byaha, umuyisilamu abagomba kubyirinda. Intaha darsu thani bihamdillah. Isomo rya kabiri naryo turayirangije ku bushobozi bwa Allah subhanahu wa ta'ala.